Nshuti bakundwa mukunda kudukurikira kuri iyi sheni ukuri kw'ijambo dusoma, uyu munsi dufite umutumirwa ufite ubuhamya bukomeye bwatera abantu guhinduka. Yagiye ahura n'uburwayi bukomeye ndetse yacira mu nzira ndende, uyu munsi yiyemeje kubitambutsa no kubibwira abantu kugira ngo abantu bose bagire icyizere Yesu. Reka tumwakire kandi atubwire n'amazina ye. Haleluya. Amen. Nitwa Nyirandayisenga Claudine bene data, mvuka mu murenge wa Musha, akagari ka Nyabisindu, umudugudu wa Nyabisindu. Nkaba nitwa Nyirandayisenga Claudine, mvuka mu bana 16. Nkaba naravutse ndi umwana wa 10. Naje kuvuka rero mvuka ndi umwana muto, ariko mvukana n'ikintu cy'ikibyimba mu ijosi. Nyuma aho ngiye menyera ubwenge nza kumenya yuko mfite ikibyimba mu ijosi. Abandi bana twagendanaga bakabasha kumbwira ngo icyo ni igice ufite mu ijosi, nakoramo nkumva ni igufwa. Nyuma rero abana bagakunda kumpunga bavuga ngo uriya afite ijosi rikomeye, ngafitemo amagufwa, ariko nanjye nkagira ubwigunge bwinshi. Ndetse uko ngenda nkura naje kwitegereza abasaza banjye tuvukana, nsanga nta muntu ufite icyo kintu mu ijosi, kandi narakundaga kubona abahungu aribo bagira ingoto. Njye byari ingoto irengeje igipimo, kuko cyari ikintu kimanuye cyane, ndetse igihe kinini nakunda no kugira ibintu bimbabaza, imitsi y'ijosi ikagagara ikabasha kundya. Ubwo rero naje gukura ngeze mu mwaka wa 4, abana bari batangiye gusobanukirwa, twese tumaze kumenya ubwenge, bakajya bambwira ngo nindeke bakoreho, bampa amakaramu n'amakaye. Nkabyemera, nuko bakoraho amakaye akaboneka n'amakaramu, nkabitwara nkabyereka ababyeyi. Ababwira ngo ariko nubwo ibi bintu mba mbizanye ntago nishimye, kuko ntameze nk'abandi bana. Umubyeyi wanjye akambwira yuko yagerageje kumvuza bikanga, nuko n'abaganga bakamubaza yuko mu konka nta kibazo ngira. Yambwiye yuko bamuhakaniye kumbaga, bakamubwira ko bambaze nshobora gupfa. Ubwo narakuze nza kugera mu gihe cyo kuba inkumi. Maze kuba inkumi nkajya ngira iyo ngorabahizi yo kubona mu ijosi ntameze nk'abandi bakobwa. Nuko nagenda mu bandi bana, ariko nkumva njye mfite ikibazo. Nahura n'umuntu akabasha kumbaza ikintu narwaye icyo ari cyo, gerageza kujya ngenda nubitse umutwe, sinuburaga umutwe. Niyo nahuraga n'abahungu bakansifura, nagumizaga kubika umutwe kugira ngo batabona cya kintu. Ubwo rero naje kugera igihe cyo mu myaka 21, nibwo naje kurambagizwa nkora ubukwe. Maze gukora ubukwe naje kubyara umwana. Umwana amaze kuvuka, ariko ntaragira ngo mbe nabyara, nari ntwite, bakavuga ko ntashobora kuzabyara bitewe n'ubwo burwayi. Ubwo rero igihe cyaje kugera nkajya mvuga inti koko byanga bikunda nshobora kuzapfa. Umwana yaje kuvuka mu mbaraga z'Imana, ariko Imana nsubiye inyuma gato naje kugira ubwigunge mu bukumi bwanjye, nkumva ko nta n'umugabo nabona. Ariko naje kurambagizwa n'abasore 6, birangira bose bambwiye ko bashaka ko tubana. Naje kuvuga ngo ndabanza mbaza Imana. Icyo gihe nari umunyagatulika, ariko nkumva muri njye harimo kubaza Imana, kuko sinari nzi uwo nasubiza yego cyangwa oya, kuko muri njye numvaga ko nshobora kwemerera utankunda, unkunda nkamwanga. Ubwo birangije naje kugeza igihe ndaryama, nza kubona umugabo, umusore mwiyerekwa, mbona tugiye gutera igikumwe, ariko ntamuzi. Nyuma ifoto y'inguma mu maso, nyuma y'iyo minsi naje kumubona, ariko naje kubwira abo basore ndababwira ngo mwese nta n'umwe urimo. Byarabatunguye, kandi mu kubibabwira nanjye ntawe nari mfite, ariko nahagaze mu kuri kuko umwuka yansuye, ariko sinari nzi umwuka icyo ari cyo, kuko nari umunyagatulika. Icyo nari nzi ni Roho Mutagatifu gusa. Ubwo rero byaje kuba ngombwa ko igihe kigera nza guhura n'umusore mu isoko. Uwo musore yaje kunsuhuza, ariko murebye mbona ndamuzi, ariko mbona ntaho muzi, ndetse twari dutuye ku gasozi kamwe, ariko ntamuzi. Igihe cyaje kugera rero uwo musore akenera kuza mu rugo. Ahageze murebye mbona ntago muzi, ariko numva no kumwemera ntibirimo. Naje kuryama mbona wa musore aragarutse muri ya foto, mbona ari kumwe n'undi mugabo wundi wirabura. Uwo mugabo nibwo yaje ambwira ngo ninambare vuba tujye mu gikumwe tudakererwa. Mubajije umusore anyereka uwo ari we. Amunyeretse nza kubona ni wa wundi twahuye n'ubundi, ndetse uri kugenda agerageza kuza mu rugo. Byaje kuba ngombwa ko numvira umwuka. Umwuka maze kumwumvira, umusore ndamwemera. Maze kumwemera, ariko hakaba hariho ikibazo cy'uko mfite icyo kibyimba.
nkajya ngira ingorabahizi nkavuga ngo ese Mana ko uriya musore anyemeye ese ajya abasha kureba mu ijosi ryanjye, ariko yaje kumbwira yuko icyo kibazo akizi, ambwira ko icyo kibazo ntacyo kimubwiye. Nuko byaje kuba ngombwa rero tumaze gushakana havuka ingorabahizi yo kuvuga n'amagambo menshi ngo sinzabyara umwana kubera icyo kibazo, ndetse benshi bakaza gukoraho rimwe nkagira igitsuri nkabiyama cyane. Byaje kuba ngombwa rero ko tumara gushakana mu Badivantiste, biza kuba ngombwa ko ntwara inda. Umwana amaze kuvuka avuka nta kibazo, sinigeze mbagwa, nabyaye neza nk'abandi babyeyi, mbyaramo umwana w'umukobwa mwita Muhawenimana Feza. Uwo mwana ni umwana w'umukobwa umaze kugera mu myaka 18, ariko nyuma naje kujya kwa muganga kujya kubonana na dogiteri, mfite uwo mwana ari akana gakambakamba cyane gatoya k'amezi 6, afata ikanzu ya dogiteri aramubonye abarambonye aravuga ati uyu mwana ni uwawe? Ntiyego. Ati icyo ni igiti ufite mu ijosi? Ndamubwira nti narakivukanye. Araza akoraho, amaze gukoraho arambwira ati nyuma y'imyaka 5 uyu mwana wawe ntazaba kikumenye kuko uzaba waramaze gushyingurwa, icyo kibyimba cyawe gifite ubuhwa bugaba mu ijosi, ndetse n'ikimenyetso nkwaye nuko iyo ugize agahinda ijosi rikurya. Ndamubwira ngo yego. Arambwira ngo mu myaka 5 uraba waravuye mu mubiri. Ubwo arambwira ati gerageza kwibagisha, ariko nubwo wakwibagisha cyarakurenze. Naraje ngira agahinda kenshi. Igihe nakagiye kwibagisha mba numva ntwite inda ya 2 y'umwana w'umuhungu. Ndavuga ngo Mana ko narinzi ko ngiye kuzasiga imfubyi imwe, kuki wemeye ko nsiga imfubyi 2? Ariko nagumye kugira ubwigunge bwinshi. Yanda yaje kugera aho nayo iravuka. Imaze kuvuka umwana wanjye w'umuhungu amaze kugera mu mezi 6, nguma kwigunga cyane. Maze kwigunga havutse igihe haruguru y'iwacu havutse akarago k'abaporodesitani. Ako karago naje kukajyaho kayoborwaga n'umukozi w'Imana, perezida wa gurupe Rehobota, yitwaga Ntirivamunda Jean Claude. Uwo mukozi w'Imana yagerageje kunyegera cyane, Imana ikajya imuntumaho cyane, ikajya imuha amayerekwa yanjye, akomeza kunyegera. Muri icyo gihe nari umudivantiste, kandi abadivantiste ntitwari tuzi iby'umwuka. Ubwo byaje kuba ngombwa rero ko umwuka w'Imana nsura, araza arambwira ngo mwana wanjye, ndi Imana igukijije ikibyimba. Yaje ari umugabo wambaye igishura kirekire kiri hagati yo kuba umuhondo n'umweru, ariko mu maso he sinagerageza kuhamenya. Aramfata afata ukuboko kwanjye agucisha mu ijosi, arangije acishaho gutya, araza ahagarikira hano, arambwira ngo umeze gute mu ijosi? Ndamubwira ngo ndumva rimeze nk'iry'abandi. Arambwira ngo uhereye none ahantu waririmbiye Imana ukagenda ukora umurimo, wendaga kuzajya za Ntete, ahantu wakoze umurimo, ahantu hose wagiye uririmba, hose na za Gahengeri, ndi Imana igukijije. Kubera yuko ubwo bari buzagutwerere ngo ujye kwibagisha, wari buzagenda ukagwa ku iseta, ariko kuko ndi Imana ishobora byose, nkaba ndi Imana yakubonye, nkakubona ku karago kanjye, ndi Imana igukijije, kandi nkimara kugukiza nzaguhindurira n'amateka. Icyo gihe nari umubyeyi ubabaje cyane, nari umubyeyi upima ibiro 35, ariko uyu munsi mpagaze ku biro 75, kubera ko Imana yambwiye ngo izankiza. Rero murumva ko yahinduye amateka. Uko yankijije icyo kibyimba ni nako yahinduye amateka, yongera n'ibiro byanjye, yongera kumpa umubiri, nk'uko yajyaga ihora imbwira ko yongeye kumbyibushya. Yongeye no kumpa amahoro mu rugo rwanjye, kuko urugo rwanjye rwahoragamo induru, ariko ubu Yesu yarahicaye, yaraje asasa akarago mu rugo rwanjye, akarago karuhukiraho buri wese. Abarwayi barahagera bagakira mu izina rya Yesu. Yaje kumpa wa mwana wanjye rero w'umukobwa wavutse, ubu uyu munsi akaba afite imyaka 18, ari we Muhawenimana Feza. Imana yamukoreyemo imushyiramo umwuka w'Imana, umwana abasha gukura, akura mu gihagararo cyiza. Igihe cyaje kugera ageze mu myaka 4,
afatwa n'impano y'ubuhanuzi, ariko amahirwe yahabaye nuko nari narageze ku karago k'abaporodesitani hano iduha, ku baporodesitani kayoborwaga n'umukozi w'Imana Ntirivamunda Jean Claude. Icyo gihe umwana aradusarana, umwuka wera aramufata, kuko twari abadivantisite ntitwari tuzi iby'umwuka, ariko yageragezaga kunsura, nuko umwana atubwira iby'umwuka twumva ntabwo tubisobanukiwe, tujya kwitabaza Ntirivamunda Jean Claude. Yari ari muri gurupe yabo ya Rehobota, byari nijoro ku wa mbere, Noheli yari imaze iminsi ibaye ari ku wa gatatu. Tuhageze dusanga Imana yamusuye, imubwira yuko ari bujye ku rugamba. Uwo munsi iramubwira ngo ambara imyenda y'urugamba, kuko uyu munsi urajya ku rugamba. Tuhageze rero twarakomanze, kandi kwinjira muri gurupe ntibyari byemewe, ariko umukozi w'Imana abwira uri ku rugi ati kingura, kubera ko umwuka w'Imana yabigaragaje, abo bantu n'Imana ibazanye. Arangije arakingura, twinjiye nta kintu twigeze dusobanura. Umukozi w'Imana yahise ajya mu mwuka, aravuga ati ikibazanye ndakizi, ahubwo umuntu wumva ari maso akaba ari bumperekeze tukajyana, ahaguruke tujyane, kubera ko aha hantu hari Imana kandi hari icyo Imana ishaka gukorayo. Aba bantu bari mu itorero ry'abadivantisite, ariko Imana irashaka kubimura ikabazana mu itorero ry'umwuka, kuko bahetse umwana w'umunyamwuka. Icyo gihe byaje kugenda gutyo, turamanuka. Tugeze mu rugo Imana igenda imuha ibimenyetso. Mu rugo tuhageze Imana iramukoresha, adusobanurira iby'uwo mwana, ndetse aduha amakuru yandi ariya turi kugenda dukandagiramo, atubwira yuko umwana azaba umukozi w'Imana, ndetse Imana ikamukoresha iby'ubutwari, ari by'uyu munsi turimo kugenda tubona. Uyu munsi rero ikintu nabasha kubabwira, ndagira ngo mbabwire yuko Imana yacu ikora, Imana yacu iravuga, kandi iravuga igasohoza. Imana yankijije ikibyimba cyo mu ijosi, murabireba habaye hazima, ntabwo nkigenda nubitse umutwe, ahubwo ijosi ryanjye rimeze nk'iry'abandi, nk'uko nahoranaga impungenge. Abantu mwese muhakana yuko umwuka w'Imana atabaho, mugahakana yuko ubuhanuzi butabaho, nuko ntacyo mwari mwabona. Njye ndavuga Imana nabonye, nkayibona n'amaso yanjye, ikindi nayiboneye mu bikorwa, ikindi nabonye Imana nyibona mu maso, nyibona yigaragaza, ikora ibitangaza mu rugo rwanjye, ihindura amateka, bahindura amagambo. Ku karere nagezeyo, ngerayo ntari umuntu ukomeye. Imana yajyaga imbwira yuko nzagera ku karere, ikambwira ko umunsi yageze iwanjye buri wese azabimenya, ndetse n'akarere kazamenya. Numvaga ko kumenya no kumenyekana ari uko nzaba narabaye umukire, narabaye umuntu w'igiciro, ariko Satani yateje ikibazo mu rugo, ashaka kurusenya, kugira ngo b'abana Imana yavuzeho batazabasha gukora umurimo, kuko byari byageze muri finale. Icyo gihe rero byaramenyekanye, akarago karaza kwicara aha hantu, kugira ngo Imana izishinga ibendera ry'ubutsinzi muri uru rugo. Uyu munsi rero nagira ngo ndase ku ngingo yo gusoza mbabwira ngo nabonye Imana ikora, mbona Imana y'abarokore, mbona Imana ivuga, mbona Imana yiyerekana, na n'uyu munsi iracyavuga, ikindi iracyakora. Niyo mpamvu rero uyu mwanya mbashije gushima Imana, mvuga ngo yarankoreye, ihindura ibyanze guhinduka. Nyuma y'abo bana no kunkiza icyo kibyimba, yaje kumbwira ngo ninzamuke njye ku rusengero rw'abaporodesitani, kubera ko nari narageze ku karago, ariko nkajya nkasengeraho nihishe, kubera ko nari umudivantisite, naririmbaga muri korali Ijuru Rito. Icyo gihe naragiye, irambwira ngo genda uvuga yuko nagukijije ikibyimba. Ndagenda ndabyanga, kuko najyaga kubivuga nkakoraho. Satani akambwira ati dore kirashinyitse. Ndangije ngezeyo, Imana irangije iba yeretse umukozi w'Imana ko ndi buhabwe mwuka wera. Ntirivamunda Jean Claude, Imana imuha umugisha, kubera yuko ni umukozi w'Imana kandi yavuganye nayo cyane, ndetse ntiyigeze ayongera. None se Claudie, ntabwo nguciye mu ijambo, reka nkubaze, kuko turi kubwira abantu benshi n'abazatwumva n'abazadukurikira. Wabwira icyo abantu baba mu itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi, mu gihe wowe wuzuye umwuka wera, ugatangira guhishurirwa, ugatangira guhanura ukiri muri iryo torero, wabyitwaragamo ute? Wabwira iki kandi abantu bazi kera ukiri umukobwa ugifite ikintu kimeze nk'igufwa mu ijosi? Nanjye ndakizi, icyo kintu cyaguteraga ipfunwe, ubu kikaba cyarakize kivuwe n'imbaraga z'amasengesho. Wababwira iki?
mbonye na wa mwana wawe ari hafi aha ngaha nawe turi bumubaze atuganirize. Kandi uri umwe mu babyeyi bagize amahirwe babyara abana 2 batangira kuba abahanuzi bafite imyaka 4 bavuzweho n'Imana. Wabwira icyo abantu batari kumva imbaraga z'Imana batizera n'imikorere yayo no gukiza kwayo? Ikintu nabwira abantu ndetse cyane cyane abadivantisite nabashatsemo mbashakamo nturutse mu banyagatulika. Abadivantisite nabagezemo nsanga nabo ubwabo ni abantu bavuga Imana, ntabwo mbakerensa, ariko umwuka w'Imana ntabwo bakunda kuwemera. Kandi umwuka w'Imana nimba bashaka kuwumenya banyigireho, kuko nabanye nabo ndetse mbinjiramo mfite iryo gufwa. Bose bararizi. Uyu munsi nta mwana w'umuntu wampaye umuti, nta muganga wigeze ambaga, kuko iyo njya kwiseta baba barabimenye. Nabonanye n'Imana ndetse bamwe muri bo nagiye nganira nabo mbabwira yuko icyo kintu nakivuwe n'Imana mu nzozi ikansura mu mwuka, kandi ni umudivantiste kuko nayemereye nkemera umwuka, nkemera iby'umwuka avugana nanjye. Urakoze cyane.